Yes, no my people, ngayo nguko rero umunyarwanda Niyo Bosco, umuhanzi umuhanga, umuhanzi uzi kwandika kandi akaba no kuririmba cyane. Uyu munsi itariki y'ibyishimo kuri we, dore ko yateye ivi akaba yabishyize ku mugaragaro agira ati ese ushobora kuba wambera umukunzi ukambera akarabo k'ubuzima bwanjye kabisa. Dore ngayo nguko rero reka twimvire imbamutima yiwe, dore ko abasitari hafi ya bose mu Rwanda abo tuzi babwiza ba Kirisizi boss bari bahari kabisa, baje kwihera ijisho ry'ibi birori. Ngayo nguko reka ntangire mwimvire. Niyo Bosco ati ibi ni ibirori nagombaga kwereka papa ataritaba Imana. Nubundi rero akigenda nahise numva mufitiye ideni ryo kubikora, kuko hari abasigaye bamuhagarariye kandi bagomba kubona ibyiza byangezeho. Aya ni amagambo yatangajwe na Niyo Bosco ku munsi w'ejo ubwo yambikaga impeta umukunzi witwa Mukamisha Irene biyemeje kurushinga mu minsi bike cyane iri imbere. Ni ibirori byabereye muri hoteli La Palisse Gashora, byari biteganyijwe ko bizatangira ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo masaha saa 8 saa 9, gusa biza kurangira bitangiye bitinze masaha saa 3 y'ijoro. Murumva rero byatangiye bitinze cyane, gusa nyine abantu bihanganye kuko abambere bitabira bakurikiza amasaha mu masaha za saa 8 bari bamaze kugera kuri iyi hoteli, gusa nyine bajeho kwihangana ndetse no gutinda kuri gahunda baza kugeza ku saa 3 z'ijoro aribwo ibirori byatangiye. Uyu nguyu Niyo Bosco aza kwambika impeta uyu mukobwa witegura kurushinga witwa Mukamisha Irene. Niyo Bosco atereye ivi uyu mukobwa witegura kurushinga nyuma y'iminsi 9 gusa amuteye umutomo udasanzwe ku munsi w'isabukuru ye. Ubwo yamuteye umutomo ugira uti ku munsi nk'uyu amarangamutima y'urukundo yavubuye mu kirere cy'umubumbe w'isi. Gira isabukuru yuje umunezero wavukiye kugira ngo umutima wanjye ugukunde kandi ugukundwa kaze. Singukunda gusa ahubwo nkunda n'urwo ngukunda. Ramba gwiza amafaranga gwiza urukundo kandi byose mugomba n'urukundo nyarwo, ndabihamya rwose kurukwiye. Imana iguha umugisha kandi ikomeze ingabire umugisha binyuze kukugira uruhande rwanjye. Reka twifurize Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we Mukamisha Irene kuzagira utazi ko ari igihe kizagera. Ntabwo nigeze nisanga ibintu nk'ibi, ariko nibyo bintu by'agaciro nigeze mbona kuko nabigezemo ubu ngubu.